HPG ubufasha buri hafi. HPG ni mu magambo ahinnye y'icyongereza asobanuye ko ari Health People Group Limited, bisobanuye ko ari kampani ifite ubwishingizi bwo kwivuza, ifasha abantu mu bwishingizi bwo kwivuza ikoresheje ikarita yayo bita Medical Discount Card. Health People Group ni kampani yatangiye mu kwezi kwa gatatu tariki 11 2018. urumva yuko imaze imyaka 2 irenga. Yatangiye rero ifite intego yo kuvuza abanyamuryango mu mavuriro cyane cyane yigenga, ariyo benshi bakunda kwita amavuriro ya prive. Wasangaga bamwe na bamwe bakunda gutinya ku mavuriro ya prive kuyagana, bavuga yuko ahenze, batashobora kubona amafaranga ajya kubavuzayo. Aho rero niho abanyamuryango ba HPG bicaye baravuga se nta kuntu twatinyura abantu kwivuza muri ayo mavuriro abenshi bavuga yuko ahenze. Niho rero HPG yashyizeho ikarita yitwa Medical Discount Card, ku buryo iyo ufite iyo karita uri umunyamuryango wacu, ivuriro ryose mu Rwanda rihenze mu Rwanda ujya kuryivurizayo bakaguha discount yawe kandi ugahura n'abaganga b'inzobere. Izo rero nizo zari intego za HPG, kandi mu by'ukuri iri kugenda igera ku ntego zayo. Urujanishije abantu barayigana kandi bakagenda batubwira ko serivisi rwose bazibona. Umwihariko wayo rero, icyambere HPG ntabwo ikumira umuntu kuyigana kubera imyaka afite. Urabizi ubundi bwishingizi hano mu gihugu abenshi baravuga ngo uyu afite imyaka iyi ntabwo twamuvuza. Twebwe rero muri urwo rwego mu by'ukuri tugerageza ufite imyaka iyo ari yo yose turamuvuza. Ikindi ni ukuba tugerageza kuvuza umuryango wawe wose, ndetse dufite n'akandi gashya. Iyo ufite umwana urera udafite ababyeyi ukaba ubyemererwa n'amategeko, nawe turabyemera, uramwishingira ukamuvuza. Ikindi tuvuza ingaragu nayo turayivuza, tukayemerera yuko ishyiraho n'ababyeyi be ikabishingira. Urumva HPG yazanye udushya twinshi mu by'ukuri. Dufite rero n'utundi dushya. HPG ufite ikarita yacu yita Medical Discount Card, dore ngiyi ukuntu bimeze. Iyi karita iyo uyifite, uyu uri umunyamuryango wacu, hari izindi nyongera mu by'ukuri ubona ku byerekeranye no kwivuza. Hari izindi nyungu ubona, nko kuba umwana wawe yajya kwiga mu ishuri runaka bakamuha discount ya minerval, cyangwa ku bantu bafite ibinyabiziga. Ufite ikarita yacu, dufite sitasiyo dukorana nayo, dufitanye amasezerano yitwa Mount Meru. Iyo ufite ikarita yacu rwose ukagerayo uyitwaje, tuguha ifishi, wandikaho nimero z'ikinyabiziga cyawe ndetse na nimero z'ikarita yawe. Iyo ugiye kunywesha imodoka yawe kuri sitasiyo baguha discount ya 20 kuri buri litiro. Urumva yuko ubusa nk'ubonye inyungu 3. Harimo kwivuza, none n'umwana wawe agiye kwiga bamugabanyirije ku mafaranga ya minerval. Ikinyabiziga cyawe ugiye kunywa kuri sitasiyo, none baguhaye discount. Urumva yuko HPG yakoze udushya twinshi kurusha ndetse n'izindi kampani. Medical Discount Card ya HPG mu by'ukuri ziri mu byiciro twakwita ko ari 7. Izo medical, iyi niyo karita ya VVIP.
iyi ni VIP ariko hari indi ya VIP. Iyo karita rero biterwa n'umukiriya aba yahisemo. Hari ikarita imwe urwego rwa mbere, iyo ufite ikarita yacu tukuvuza 100%, ukajya kwivuza mu bitaro ugataha rwose nta kintu utanze na kimwe. Dufite indi karita tukwishingira 90%, nawe ukishyura 10%. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu tukwishyurira 80%, wowe ukishyurira 20%. Icyiciro cya kane tukwishyurira 70%, wowe ukishyurira 30%. Icyiciro cya gatanu tukwishyurira 60%, wowe ukishyurira 40%. Icyiciro cya gatandatu tukwishyurira 40%, wowe ukishyurira 60%. Urumva rero yuko buri muntu twagerageje yuko uko umuntu yishoboye kose niko agenda ahitamo icyiciro kijyanye n'amikoro ye cyangwa nuko ashaka kuzajya yivuza n'aho azajya yivuza. Ntabwo rero twigeze duheza uwo ari we wese muri HPG. Ndumva ari ako gashya HPG ifite intego zayo ishaka kuzageraho. Hariho rero ibyo twagezeho nk'uko bivuze. HPG yatangiye mu mujyi wa Kigali, niho yashingiwe, Gikondo, mu murenge wa Gatenga, ariko kugeza ubu tumaze kwagura imbibi, tumaze kugera mu gihugu hafi ya hose, mu turere twose, ndetse no mu mahanga. Dufite amavuriro dukorana nayo. Urumva yuko HPG yagutse ku rwego rushimishije cyane. Tutangiye nk'amavuriro 5, ariko ubu ivuriro ryose mu Rwanda ryitwa ngo ririgenga, ryose rikomeye, dukorana naryo nta kibazo. Urumva yuko abanyamuryango bacu nta kibazo bafite, naho kwivuriza za farumasi, uturere turenga 24 hose turahakorera, ndetse tugakora no mu mahanga. Dufite mu mahanga ahantu dukorana nabo nko muri DRC, dukora muri Zambia, dukora muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Urumva yuko nta hantu dukorera muri Canada, dukorera urumva HPG yaguye imbibi mu buryo bushimishije, nubwo tutaragera ku ntego twihaye, ariko mu by'ukuri nabwira abanyamuryango bayo yuko ibyiza biri imbere. Bakomeze rwose bayigirire icyizere, ibyiza biri imbere. Imbogamizi mu kazi ntabwo zibura, ariko kugeza ubu imbogamizi ntabwo ari nyinshi dufite. Dufite imbogamizi z'abantu bagifite imyumvire. Umuntu uvuga ngo ibyo baba bavuga wenda ntabwo ari ingiro, ikintu n'iki, ariko bamwe bamaze kujya babona yuko ibyo tuvuga ari ukuri. Izo nizo mbogamizi za mbere tugira. Ikindi cya kabiri, umuntu ukumva ngo ntabwo aratinyuka kwivuza amavuriro yigenga. Abantu baracyafite ubwoba, kandi nicyo cyatuzanye mu by'ukuri kugira ngo tubahuze n'ayo mavuriro. Izo rero nizo mbogamizi dufite, ariko benshi batangiye kubyumva, baratinyuka. Umuntu yari azi ko kujya kwivuriza nko kuri Rwa Faisal nangwa kuri Legacy ugomba kuba wifite bihebuje, ariko HPG mu by'ukuri yabajyanye abantu barivuza bagataha bakabonana n'abaganga b'inzobere. Urumva yuko rero imbogamizi ni nkeya tugenda duhura nazo urebye, ariko biri kugenda bikemuka mu by'ukuri. HPG ntabwo yanga umuntu ufite mitiwere nk'uko leta yagiye ibidushishikariza, ahubwo hari aho mitiwere igeraho
umurwayi bamuha taransiferi bakaba yajya kubonana n'abaganga b'inzobere ugasanga mituweli wenda ntibakorana. Aho HPG rero niho ibera kampani nziza bigufashamo iyo ufite ikarita yayo, urumva yuko uhita ujya kujyana bakaguha serivisi bakagukorera disikawunti zawe ugataha wishimye. Urumva mu bitaro bya leta mituweli irahakoze, mu bigenga naho ukoresheje HPG urumva nta gisa nabyo mu by'ukuri. Ikindi cya kabiri ni uko HPG ariyo kampani ya mbere muri izi zo kugira abantu mu kwivuza ifite serivisi ya nutrition y'abantu bose. Abenshi baba bavuga ko iyo bumvishe nutrition, benshi bavuga yuko ngo ari ukugenda bakaguha ibyo kurya bakaguha amata, ibintu by'imbonezamirire, ariko nutrition irimo ntuza nyinshi, ingero nyinshi. HPG rero ifite ivuriro rikorana naryo rya nutrition mu gihugu hose, ku buryo iyo ufite ibiro byinshi bitajyanye n'uburebure bwawe, HPG ifite ikarita yacu kurangira aho wagenda ukagira gute bakagushyira ku rugero rujyanye n'uburebure bwawe. HPG byerekeranye n'indwara z'abadiyabetike n'ibintu by'imitsi, HPG ikora massage and reflexology, barayigukorera rwose. Ufite ikarita ya HPG bakagukorera discount zawe kandi ugataha neza. Aho niho dufite ubujyanama, abantu barwaye izo ndwara zidakira, ubujyanama ku mbonezamirire, ubujyanama mu kuboneza urubyaro. Rwose iyo serivisi urumva yuko ari twe ba mbere tuyifite mu gihugu. Dufite umunyu w'abadiyabetike, iryo vuriro iyo ugiyeyo umunyu bakawukwandikira na muganga, iryo vuriro rirawuguha. Dufite isukari y'abadiyabetike, iryo vuriro iyo bakwandikiye iyo sukari, iryo vuriro riragufasha. Urumva rero HPG mu by'ukuri kutayigana waba uruguhomba pe. Hariho n'ikindi nari nibagiwe cy'umuntu, ugasanga umuntu arananutse agenda atakaza ibiro ariko ntamenye impamvu. HPG ifite n'ivuriro bakorana ryitwa Green Hope Life International, rikugira inama ukuntu ibiro byawe byazamuka, nawe ugasanga umeze neza, umubiri wawe umeze neza, usanga intungamubiri waburaga zirimo ziriyongera. So mu by'ukuri rero HPG ndashishikariza abantu bose kuyigana, bagafata ubwishingizi bwabo, yaba ari amakampani, umuntu ku giti cye, umuryango, amashyirahamwe. Turahari mu gihugu hose, mu turere twose rwose. Mwadutelefona tukaza tukabafasha, tugateza imbere ubuzima bwanyu kandi mukamererwa neza kugira ngo tugume dukorere iki gihugu cyacu. HPG amahitamo nyayo. Murakoze.